kandi ndagira ngo mbwira abantu barimo kudukurikira ko nta muntu n'umwe Imana izajyana mideni. Yego. Iba yaravuganye nawe. Yego. Kandi Imana ifite umugambi muremure ku muntu wayo. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Ifite umugambi muremure ku muntu wayo. Waca mu bikomeye ipfa kuba yarakuvuzeho. Hola kabisa bakunzi bacu umuherere hose hirya na hino mwisi ni God peke yake official nakubwira ati akomeza nyine ukubwe neza kandi ibyo waba urimo urakora byose ugikora ubunguke ntugakore ngo ukorere mu nyatsi cyangwa se uhombe. Icyo nagusabira gusa ni imigisha gusa komeza nyine ukubwe neza kandi binagende sawa, ibintu byose ni amahoro gatanu uku. Kandi murana ko imbere yacu hari umutumirwa umeze neza, hari umutumirwa rwose arimo aravuga ati nanjye naje niyiziye ati rwose official ati murahumva hirya no hino ko nanjye umunsi nyine nari ngo tuganire makuru remeze gute. Ni karibu. Murakoze. Witwa nde? Nitwa Uwimana Leonira. Uwimana Leonira. Upana iki se? Ibintu biracanze. Witwa Uwimana Leonira. Undakitwa Uwimana Caritas. None ndaza kwibara gute mwaka byara bawe Imana rero Imana ibahimigisha ntabwo none se bigenze gute bayakiriye rwose ni yacu ni yanyu rwose ni bawe Imana none se w'Imana ni umuvandimwe ni umuturanyi wa hafi ni umuvandimwe muri Kristo Yesu batanyije urugendo rujya mu ijuru ni umuvandimwe ni umuturanyi wa hafi mufatanyije urugendo rujya mu ijuru. Buse papa yabitekereje gute kukwita Uwimana nawe papa bini biki mwaka byara ni iby'Imana ikora cyangwa ni bya bintu ngo abaturanyi babyara abana basa ni iby'Imana ikora ni iby'Imana ikora hako muranase ngango uko rero abari muri Kristo Yesu nyine tuba twarahindutse ibyaremwe bishya muri Kristo twese turasa. Yego rata kuko na Yesu ntiwabashije kumutandukanya n'intumwa ze kuko bagombaga gusa bitewe nuko bakoraga bimwe. Hanyuma rero twikomereze n'ikiganiro cyacu kuri uyu munsi wa none. Wowe uravuze ati turasengana dufatikanyije umurimo w'Imana kandi abari muri Kristo bose barasa. Muraririmbana muri korali? Iyi munsi murabaririmbye. Naho uzi kuririmba burya? Cyane rwose. Kawo sindirimbira ho gato. Nukuri ndirimbira. Ndavuga ibihe byo gutabarwa. Haleluya. Ndavuga ibihe byo gutabarwa. Wikibaza ukuntu uzatabarwa. Waburi munini cyangwa mutoya. Wabukomeye cyangwa se woroheje. Biraje turatabawe. Oh haleluya. Ndavuga ibihe byo gutabarwa. Ndavuga ibihe byo gutabarwa. Wikibaza ukuntu uzatabarwa. Waburi munini cyangwa mutoya. Wabukomeye cyangwa se woroheje. Biraje turatabawe. Amen. Hari igihe uzicara kw'irembo nujya ubona ibisubizo biraje. Ibisubizo nibihagera mbese uzamenya wifata ute. Hari igihe uzicara kw'irembo nujya ubona ibisubizo biraje. Ibisubizo nibihagera mbese uzamenya wifata ute. Amen. Gisa ibisubizo kwiga minya ese ibisubizo nibiza uzamenya wifata ute.
ibintu birakaze. Ati ibisubizo nibihagera ese uzamenya wifata ute cyangwa se uzamenya ubigenza gute? Ati waba munini cyangwa se waba mutoya, icyo nzi cyo nuko isa yo gutabarwa yigeze uratabarwa. Siko gahunda zimeze se? Imana ihabwa icyubahiro. Bigaragare ko nawe watabawe. Watabawe gute? Natangiye mvuga amazina yanjye. Ubwo rero ubuhamya bwanjye ubundi ni burebure. Ni burebure. Ntabwo naburangiza. Ufata amasaha 3. Ntacyo uratubwira hagaca. Gutabarwa kwanjye Imana yamamagaye ndi mutoya. Uri muto. Nakijijwe mfite imyaka 12. Ubwo cyo ni igice cya mbere ugiye kutubwira, ubwo tuzagaruka utubwira igice cya kabiri n'icya gatatu. Yego, yagutabaye ufite imyaka 12. Ubwo rero nihuse nakijijwe muri iyo myaka ariko nari ntarahura na Yesu neza. Kwari kugendera mu kigare. Nari ntarahura na Yesu. Mu bukumi bwanjye rero Imana ingirira neza, ntago nagumiwe. Imana yahise nk'umugabo vuba. Iguhereza umugabo vuba. Mu gihe abandi twababuze. Ihangane igihe cy'Imana nikigera byose bizemera. Ngwiza y'ubutabazi ngibiri hafi. Ngo ntimukarure ibidahiye. Hari indirimbo njya nkunda ngo biri ku mashyegasha. Nimo gutogota. Ihangane. Nganguko ikomeza. Ubwo rero Imana kugira ngo mfate neza amenye Yesu ninjire mu Mana neza. Imana ni yantegeye mbese mu rugo maze kubaka urugo. Niho Imana yavuze ati ndashaka kugufata nkagufata nkufashe. Ukuntu uri n'umukobwa mwiza ndabona rwose ukiri wanyu wari icyuki. Kumeze neza ariko n'uburi icyuki. Mugani wayamvuga w'iki gihe ngo umuntu mwiza ngo abari icyuki. Ntumbaze nuko byaje wo kabyara we. Nyine ntubimbaze nuko nanjye sindamenya ngo barave bikajya he. Nuko atugeze mu rugo ubona byanze. Nageze mu rugo ntangira kurwana urugamba rw'abadayimoni. N'urwo rwari ugiyemo maze gushaka nyine. Yego. Ntangira kurwana urugamba rw'abadayimoni byari bikomeye. Kuko ntago nifuzaga ko bwira. Numvaga byibuze amanywa yagomeza akaba amanywa kuko ninjoro nibwo byabaga bikomeye. Abadayimoni barazaga bakantera ninjoro mu bicuku bakaniga. Kandi ubwo nabaga ndi njyenyine kuko umutware yakoraga akazi k'ubuzamu. Ariko ubwo hagati aho nyine Imana ingirira neza. Ntiyago yandetse nubwo ngiwe ntaramenya Imana by'ukuri ngo ninjire no mu bihe byo gusenga. Narwanaga urugamba gutyo ntazi no gusenga. Byari mu kigare bwari bwa bukristo bwo gucyumweru. Bivuze ngo wagenderaga mu kigare bisanzwe. Nari ntaramenya gusenga. Ubwo nawe icyerekeranye n'amasengesho umvaga wapi? Ntago nari umunyamasengesho wimbitse. Hari ukuntu umuntu aba umunyamasengesho kavugana n'Imana. Ibyo rero ntari ntarabimenya. Hari umuntu ushobora kubyumva akavuga ati uyu muntu ntari kudupapira saba tubuzi b'iki gihe. Ubu se yarwanye n'amadayimoni ate? Bose amadayimoni yavanye iwabo cyangwa nayo ku mugabo? Si ikibazo? Naragiye. Mbese zari za karande zo mu miryango yaho nashatse. Yego. Cyaboko yagushaka nabi we. Ntabwo byari byoroshye ariko aho ngaho ni Imana. Ariko ntabwo mvuze ngo washatse nabi. Atagira umuntu uza kubyumva mukantera amabuye mu byumve neza. Nyine ni ibibazo namakuba bashatse kuza ni mbese ni nk'isomo ni nk'ishuri Imana ibikunyujijemo. Komeza. Rero Imana yaje kungirira neza cyakoze naciye mu bihe bikomeye. Mabukubwo nawe abanciye mu bintu byo gupfumaguza nkiri umwana. Kujya mu bapfumu? Ibintu bikimwa kabyara. Tujya mu bapfumu anjyana ahantu. Mu badayimoni noneho babandi bavuga. Yewe ntumbwire ko bakujwegereje. Cyane bavuga. Byari ibintu batumaga mu rugo. Twagendaga tukagerayo saa 12. Saa 12 ubwo habaga igihe cyo gutuma. Njye naravuze ngo ntago Satani nzamubikira ibanga. Yego. Aya ntago namubikira ibanga muri kizaho Imana yavuye. Reka tujye tubivuga Imana yagize neza. Yego. Ubwo rero
twaje kugera aho hantu nibwo bwa mbere nari ngiye mu bintu by'ubupfumaguzi ntabyo nari nzi mbese ubwo mabukwe niwe wari ubizi tugezeyo rero habaho ngo igihe cyo gutuma ibyo bintu rero barazaga bakarambura imikeka ahantu mu cyumba mukicara haba hari abantu benshi ni agahembe bazanaga ku gahembe rero bakakagutunga ukavuga ibibazo byawe kavuga ati mugende mu ndebere bimeze gutya iwa mu rugo cyangwa se mu baturanyi mu miryango ubwo ngubwo bagatuma ako gahembe bagutungaga niko uretse gatoya amajwi ihembe cyari iry'inka se cyari agahembe gatoya kagegenye nk'akinyana mbese yanyana imaze kuvuka nanone imaze kwa kuri inyana zigeze mu gihe cyo gukina zimaze kumera amahembe igihe bageze igihe cyo kuzikura ntabwo ryari ihembe rinini ry'inka ariko ryari ihembe riri mu rugero bagegenye neza rimeze neza ubwo niryo bajyagamo ati shyushyuri tugerera kwa kana kureba uko bimeze uretse gato uzi uko bino bintu birakomeye bino bintu umuntu ashobora kubyumva akavuga ati ni ibintu by'imikino biri aho ngaho kandi hanze hano uko bimeze kiranutse koko hanyuma reka tugaruke inyuma ho gatoya uravuze uti ngiye ni mabukwe aravuga ati reka nze nkujyane hariya hantu mu bapfumu none se wagiye ku mugabo usenga cyangwa wagiye ariko se watubwiye ko wakiriye agakiza ufite imyaka 12 mfite imyaka 12 ariko byari bwa buryo bwo kubingwiza murongo mu itorero nari ntarahura na Yesu wari utarabona Yesu mbese kwa kundi ngo ndi umukristo wo ku cyumweru amaturo nkayatura ariko ntarabona Imana ntarahura na Yesu ngo numve ko Yesu ari muri nge yego mbese nagenderaga mu kigare none se ubu kaciranye n'umusore rero umusore ati ubu ngubu nakubonye nagutomboye mugani wa Damu Imana imubaje ati ubonye iki mbonye akara ko mu mara yanjye avuga ati nanjye ndakubonye nta kuntu utari uwanjye atubwo nakurobye rero kayo nguko ni mwakoze igikwe se twarasezeranye dukora mariage mu itorero yego bigenda neza cyane rwose ugezeyo rero ati fata ikiboko cy'abadayimoni umaze gufata ikiboko uko ati noneho ndagutwaye ngwino nkwereka akazi kanjye uburyo nkakoramo wenda n'ibyo bintu bikunegagura wabona amahoro gusa mfite ikibazo gusa iyi video nayireba ntibiza kureba ariko wowe kagira Imana nuko noneho twagiye ariko ntitugatinye tujye tuyivuga neza yakoze imirimo hanyuma yarabikoze ugezeyo ntabwo wagize ubwoba ko ntaramenya umuryango ngiyemo nimba ibyo bintu bihaba nari ntarabimenya usibye ko yakubwira ko mugiye kwa muganga bisanzwe aho ngaho twagiye kwivuza twaragiye nyine twagiye mbeze neza kanjyanye mu bapfumu kandi wari usanzwe usenga ubwo nari wa mukristo udafashe mu itorero ntahamya ngo mvuge ngo ndahamya Yesu nk'umwami n'umukiza kuko nari ntarahura na Yesu nari wa mukristo wo ku cyumweru yego buriya mu bapfumu abantu bajya ku bapfumu abandi bakajya kuri Kristo ugiye kuri Kristo araguza ibye n'ugiye ku mupfumu akaraguza ibyo mu bapfumu kwa Satani ubwo wari utaramenya kuraguza kuri Kristo neza ubwo twagiye rata bagukubisa agahembe none tugezeyo habaho icyo gihe cyo gutuma kuri uwo mugoroba wa 12 two duhembe rero baratuzana kakagutega mabukwe rero niyo watumye kuko nge ntabyo narinzi baraza rero bagerya mu rugo ibyo bintu biraza gera mu rugo birajagajaga ubundi tudafite Yesu yego ingabo za Satani zaduhindura zadukubita we tudafite Yesu zaduhindura kuko cya Satani nacyo ni ikinyembaraga ariko ntago ari kinesha hari uranyibukije ari n'indirimbo nkunda ngo yarya amatwa ashira yarya amatwa ashira aryama najyahunikira yiyemeje gutabara bamutegereje bose ku mutima
mfite ibyiringiro uzamubera ubutura nawe azamutura nk'iteka. Haleluya, amen. Ego ati rero tudafite umwami Yesu izo ngabo zaduhindura, izaduhindura kuko byaraje bigera mu rugo birajagajaga biragaruka, ubwo bigenda saa moya bikagaruka saa 9, ya saha ya saa 9 Imana ijya ivuga ati musenge. wabagura murabyumva biza mu byumva, kuko ako gahembe niko batuma, ariko mu gusuzuma bafite ikindi kintu kijya kumera nk'ingabo iriya Dawidi yari afite ajya kurwana na Goliyati. Yego, ariko cyo gifite ibyoya byinshi utamenya ngo ni ibiki. yewe kirakatsindwa. Noneho ubwo kugaruka saa 9 bigarutse muba mukiryamye hahandi mubitegereje ko baba babitumye henshi. Ubwo noneho mu kuryama kwanyu iyo bije shobuja wabyo yahitagaza akabakangura, we yarabimenyaga. Ubwo ntumbaze uko yabimenyaga ko bije, timubyuke mwisuzumishe. Ubwo rero mukabyuka, umwe yaragendaga akaryama ku mukeka, ibihari byaheraga mu bworo bw'ibirenge. Cya kintu kimeze nk'ingabo nicyo cyaguheraga mu bworo bw'ibirenge, gikoma kigenda kigukomanga kikazamuka n'ibiyogi. Nicyo kikoreshaga n'ibiyogi biriya nka bya kera ababyinnyi babyinishaga, biba bivuga byavugaga mbyumva, bikavuga ukabyumva. ubwo cyarangiza kikongera kikamanuka kigasubira aho cyahereye mu bworo bw'ibirenge, nawe ukakivugisha. Ikirimi kivuga cyo ntabwo nacyumvaga, kikwitaga iyo cyamaraga kugusuzuma cyahitaga kigwa hasi, ariko ntumva ikirimi kivuze, cyaravugaga ariko ntumva ururimi ngo nuruhe, ntabwo warwumvaga. Ubwo rero bagahita bakubwira ngo dusanze ibinini, ngo dusanze ibinini, dusanze inka ziryamye, niba hari inka, nimba abana bakwiba igitoki byarabikubwiraga, kandi koko wataho ugasanga nibyo. Rero tudafite umwami Yesu, ingabo za Satani zaduhindura, zatumara. Ubwo rero Imana yakomeje kubana nanjye, nabaye muri ubwo buzima igihe gito. Imana ihita indengera, kuko n'ubundi mu gihe nahabaye nta n'amahoro nahabonye, ntayo nigeze mpabona, ahubwo rwa rugamba rw'abadayimoni narwanaga rwarushagaho gukomera. Ninjoro bikaniga, nkisegura Bibiliya, ariko Bibiliya keretse uyifite mu mutima wawe, kuko Yesu yatsindishaga ijambo Satani. Utarifite rero ngo umubwire ati Satani gutya na gutya, ari ukuba ufite Bibiliya nk'icyapa gusa. Narayiseguraga ariko nta kintu byatangaga. None ikibazo cy'amatsiko birumvikana waba ugeze kure, kandi bitewe n'ubwo bantu kuri kw'Imana birababaje, biteye ubwoba. Kwa Satani burya nuko hameze, ntabwo nari mbizi. Hanyuma se wowe iyo byabaga bikubitaga umwe, ntabwo wagiraga nyine ubwo besa ngo akaje gahimwa n'icyakazanye, akaje gahimwa n'icyakazanye. Ubwo nyine niwe waga wijyanyeyo, wagombaga no kurangiza icyakujyanye nuko bimeze. Kwereka ngo ari nogenda ngo bikamukubita koko. Biragukubita. Yewe twaje kugusenga wanze kwemera ngo biragukubita. Niyo bibona utazaba wabyo birabimenya, birabikubwira. Ati we ntabwo tugushaka. Ntabwo tugushaka wowe rwose. Uriya byavugaga mu kazi, abagore babitaga mu kazi, akavuga ati we mu kazi ntabwo turi kumwe, bivugira muri icyo kintu, muri iki gihembe cyabo. Ubyumva. Umugabo se ntabwo byamugira, ako se ko yarabimenyereye, ubwo se bimenyereza. Ntabwo yarazi. Hari ukuntu umuntu avukira mu muryango ariko ntamenye iyo biva niyo bijya, ntabyo yarazi, ntabimenye. None se wiyajyaga gusenga we nta bintu byamufataga, buriya ntiwamuganirije ugatari ko se kuko mutware ubu koko we ntabwo byakora. Nyine rwari urugamba twarwanye twese tuziranyeho. Bese ntabwo byari byoroshye, ariko Imana yagiye ibana natwe. Yagiye ibana namwe. Imana ishimwe. Yabanye natwe buri. Ubwo ntiwagezeho ugatekereza ukavuga ati reka ndabirambe ngiye kubivamo nitahere mu rugo. Byagezaho mbese hari naho byageraga nkumva, kubera ko ijoro ryageraga nkumva afite ubwoba, nkumva sinarara muri urwo rugo.
ariko uko Imana yari ifiteho umugambi buri icyo uzaba cyo muragendana kuriya umugambi w'Imana ni muremure ku muntu nta muntu wakivanga mu mugambi w'Imana niba Imana igufiteho umugambi ivuga tuzankorera uzamvugira nubwo waca mu muriro nubwo waca mu bikomeye byanga bikunda binyuramo kugira ngo uzavuge Imana wabonye yego yivuge rero kuko n'ubu ngubu isi yose irimo irakurikirana buno buhamya bwawe iri kwitegereza ibyago n'amakuba wahuye nabyo uko bingana ubwo rero nihuse ni birebire na Imana yaje kungirira neza isanga umuntu ahantu yari ari w'umumama arimo gusenga ihita imuhishurira ibyo mu rugo byose byanjye byose irabimuhishurira irangije ihita imuha buretse gato ni umugabo wagiye cyangwa ni weho Imana yahishuriye ikoherereje umuntu irazi bihishurira wowe umuntu wari urimo gusenga ni umubyeyi wari uri ahantu asenga Imana yaramusanze imuhishurira urugamba turimo kurwana mu rugo n'izo nzira zose nanyuzemo zo kujya mu bapfumu byose irabimuhishurira irangije imuha umukoro wo kuduheka iramubwira ati ruriya rugo ndaruguhaye urusengere kandi uriya mu mama wo muri ruriya rugo ugenda umwigishe gusenga ubwo rero yaraje ambwira byose arambwira ati Imana yanyeretse uri mu nzira zijya mu Egiputa yego ndamubwira nti rwose nibyo ntago wavangiwe ubu tuvugana ngeze mu manegeka nagiye mu Egiputa mbega arangije rero arambwira ati rero Imana yampaye umukoro wo kubaheka kandi nkabigisha no gusenga Imana rero umumama imuha umugisha ni ukuri muha umugisha pe yambaye hafi ubu ufite abana bangahe rero iby'abana bizaza mu kindi gice kuko nabyo ubundi buhamya yego cyakoze nari ndimo ngo mbigeraho ubwo rero ntacyo turasa n'abagana ku musozo buriya tuzabikomerezaho icyo gihe njya mu bapfumu abo ko yambwiraga tutinze gusa kandi nari maze amezi 4 atubu barakuroze kubera ko ari no mu mahari atubu umukeba wanjye yarakuroze ntihaguruka njye kukuvuza uzasame ubyare twagiye muri ubwo buryo n'ibyo byose narwanaga nabyo by'abadayimoni nubwo buryo twari twagiye gushakamo amahoro ariko nta nayo akubwo nyoko bwera gukundaga yarankundaga ariko yankundishwaga no kugira ngo ajye kumurikira ibyo bintu ajye kukumurikira ibyo bintu yakoraga yego Imana rero yahise inyura muri uwo mumama aranjyana turasenga Imana ndibuka twaragiye dusenga amasengesho y'iminsi 3 Imana irambwira ngo hari icyo nkoze ngo kandi ndagufashe ntago nzakurekura nubwo bimeze kuri ya mwana wanjye ndagufashe ndakugose ndakurinze ariko urugamba rurakomeje yarambwiraga ati urugamba rurakomeje ambara imbaraga urugamba rurakomeje ambara imbaraga urugamba rurakomeje nyaboneka mu nkundire byibuze tuzasubire ndetse n'ubutaha yego kuko ni birebire amasaha arimo arakura ndagira ngo nanjye ndiye kubyibuze nasimbukira iyo naturutse ndeko na butanzongera ngaruke twongere tumenye ko gahunda zimeze nuko ibintu ubwo ni ku rugamba ati ambara imbaraga urugamba rurakomeje niko mabukwe yakubwiye Imana yako ati ambara imbaraga turimo dusenga ayo masengesho y'iminsi 3 uwo muntu Imana yari yohereje imubwiye ati genda uheke ruriya rugo wigishe uriya mu mama gusenga niho Imana yambwiye muri ayo masengesho y'iminsi 3 irambwira ngo ndakurinze kandi ndagufashe ndagukomeje nkukuye muri ziriya nzira zajyaga mu Egiputa kandi ambara imbaraga kuko urugamba rurakomeje ambara imbaraga kuko urugamba rurakomeze mu nkundire abyibuze nze ntumikire abadutumye kuko ibiganiro byo ni byose kandi ikiganiro aba ari akagaruka gerageza usimbukire kuri igadi official usimbukire kuri
usimbukire kuri Inzira Bugwari TV, usimbukire kuri Uwimana, no turi kuvugana nawe yitwa Uwimana. Aho hose ukirike subscribe kugira ngo ibintu bize kwa byagenda neza cyane gatanu ku kandi. Hanyuma nimba wifuza kuzamura impano zawe cyangwa se nawe wifuza gutanga ubuhamya, watwandikira unyuze kuri Uwimana cyangwa se ukatwandikira unyuze kuri Igadi Official. Aho hose ndahabaye gatanu ku kandi nawe nakugeraho ugatanga ubuhamya, kuko ubuhamya aba ari bwiza kandi ubuhamya ugira abo busayidira ku mitima, bakamenya agaciro k'Uwiteka, bakamenya n'ibyiza bya Kristo. Ikiganiro cyacu ni akagaruka, munyemerere byibuze tuzasubire ubutaha, ariko byibuze tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Niki wabwira bari baduteze amatwi, kuko byo ni birebire, tuzongera tubukomeze. Niki wabwira bari baduteze amatwi muri kano kanya? Rero shingiye nubwo ntabirangije ngo umuntu yumva iherezo, ariko shingiye ku by'Imana yakoze, gukorera Imana nta gihombo kirimo, nta gihombo. Aravuze ati ego, kuko nta muntu n'umwe mu bayitegereje cyangwa mu bayikoreye izakoze isoni. Kandi ndagira ngo mbwire abantu barimo kudukurikira ko nta muntu n'umwe Imana izajyana mideni. Yego. Iba yaravuganye nawe. Yego. Kandi Imana ifite umugambi muremure ku muntu wayo. Haleluya. Imana ishimwe. Amen. Ifite umugambi muremure ku muntu wayo, waca mu bikomeye ipfa kuba yarakuvuzeho. Yego. Buriya niyo mpamvu Mose Imana yamurindiye mu gatete, mu kato. Mu kato. Mushyize muri ako gatete, muri ako hariya mu kato Mose yarari hafi y'amazi, umuyaga wahamuhuhiraga kamuhuha, mbese imbeho yari nyinshi, n'amazi n'uruzi rwagombaga gusuma cyangwa rukuzura rukamurengeraho. Ariko kuko Imana yari imifiteho umugambi, umukobwa w'umwami araza aramufata, amutora, kuko Imana yari yaravuze ko izamukoresha ibikomeye ku bwoko bw'Abisiraheli. Nanjye rero ndakomeje ku buhamya bw'igice kizaza, zavuga Imana nabonye ntumvanya abandi, kuko urugamba rurakomeje. Urugamba rurakomeje. Ngango kure mu nkundire tuzasubire ubutaha. Aragira ati urugamba rurakomeje. Bye bye, bye bye. Yari Igadi Official.